ati mubwire yihangane kumva isasu si ikintu cyoroshye yihangane ariko biraza kumera neza numva nukuri nta kintu ari bube numvishije ibintu byose bigiye mu buryo ndamuhamagara ndambwira rero kubone koko imodoka yagera aho ngaho ni ikibazo kandi nawe uri kubivuga ko gusohoka ari byo bibi kuruta twaguma mu nzu naho kugira ngo usohoke wibwira yuko ugiye kuza cyangwa ukava mu mujyi ko urumva we ntabwo yari afite ikibazo amasasu ntiyamugeraga ariko kumva urusaku rwayo noneho byageze aho ngaho nimugoroba umwana bamaze kumumuha ndamubwira ni ibi bintu nibikomeza gutya imodoka zikakomeza guhenda gutya zikakomeza no kubura gutya ngiye mu gitondo ndaza kubafata kumvikana gutyo mbasezeraho ndababwira Imana ibarinde turi kuvugana yarambwiye ngo niba ni nka 15 nari ndi kumva ikiganiro ko birigoma ariko nibuka ukuntu baza kuvuga ko bitari nigoma noneho haza hari ahantu byageze ubwo buranyica ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze nimwe tubana umunsi ku wundi nimwe mukunda mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5/5 ndi kumwe na Ketchup umeze neza iminsi myinshi cyane imyaka myinshi kuri twese urusaku rwinshi turi mu rusaku amahoro menshi nagiye kuvuga ibintu ariko turi mu mahoro menshi ubu turashima Imana ko abantu bacu bameze neza iminsi yashize ntabwo ugenda ari meze neza mw'abantu mwe mukuru wanjye abigisenyi ku bantu mumurikira murabizi uretse kuba bigisenyi gusaba hafi y'umupaka mu buzima bwanjye ni ubwa mbere numvishe isasu oji nyine kuri fone ntabwo nagiyeyo wari kuvugana nari ndi kuvugana na Latifu ndamuhamagara ngo ese bimeze gute kuko nzi ko hafi y'umupaka nari mfite ubwoba pe twari yakwinjiyemo imbere urumva ndabase bimeze gute ntabwo ati biri kure iki ibintu nk'ibyo ngibyo noneho uwundi munsi mu yandi masaha ubwo hacaga amasaha bigahinduka rome twavuganaga kuri fone mwumva isasu akavuza induru yes we twaravuganye arambwira Imana imbabarire abantu bambabarire ndi kubivuga nseka kubera byarangiye ubu ari amahoro ariko no muri ako kanya tuvugana yarambwira ati mpagaze ahantu mu nguni ati noneho njyewe ntabwo nari nzi guhagarara mu nguni ikintu bimaze mu buzima bwanjye uretse kumva amasasu muri filime ni ubwa mbere nari nyumvishe ubwo navuga ngo live kuko nari ndi kuvugana n'umuntu mbizi neza ko ari ibyo atari ukubeshya ndangije ndabwo none se mu nguni niho rishobora kutakugeraho wallahi ngo ndiko niyo nguni iri kure ngo ritangeraho none yabimbwira ngaseka akambwira ma waretse guseka ko bikomeye ndaje ndamubwira njyewe mfite icyizere ko nta kintu uri bube ariko kumubwira gutyo ni kumwe ushaka gukomeza umuntu nkuko utasanga umuntu kwa muganga umbwiye ati yego mana shawe ntuzakira uzapfe naramukomezaga kugira ngo byibura nyine ntahungabane cyane muri we ibyo bimaze gutambuka nakoresheje uko nshoboye ntabwo hatambukaga amasaha 2 cyangwa 3 tutavuganye ni nako nabaga ndi kureba kuri YouTube cyane nogaga ndi kumva ibiganiro by'abanyamakuru bari baragiye Gisenyi kugira nyine numva ikintu ku kindi noneho bigera ku buranyica nshimire leta y'u Rwanda nishimire cyane nakavuze umuntu ku giti cye ariko kubera ari mu bashinzwe umutekano ndashimira muri rusange mukuru wanjye byageze ahantu ashaka kuza buri modoka numvishinga imodoka ngo private ngo ari 100 umva ku muntu umwe none barababwiye bo bari bashakaga no kuza ari 2 n'umwana wa sisi ubwa gatatu barabwira ngo baratanga 200 bashaka kuyatanga babura n'uwo bayaha kubera iki wahana atuye ni hafi n'umupaka cyane na imodoka zari ziri kuhagera byasabaga aze gusohoka iyi modoka nzakugura pe mbanze ubuhamya n'ibintu by'imodoka mwihangane nanjye ariko namugura
urumva amashati meza cyane ni nziza. zirazigonga vuba ubwo urumva bashatse gutanga amafaranga ariko abura n'uwayaha kubera ko ntabwo bagomba kugeraho. Ikindi bari babasabye no kuguma ahantu hamwe ko naramubwiye ikibazo kirimo, ushobora gusohoka kuriya nyine birenga ugasanga nawe bikuguyeho. ni rero nyereka mbanze mpamagare umupolisi tuziranye uri aho ngaho, nitumugisha inama cyangwa twumve ikintu turi bukore. Yarambwiye ati rero ibyo bintu byo gusohoka akagenda byaba bibi kurusha uko yaba ari mu nzu. Ati mubwire yihangane, kumva isasu si ikintu cyoroshye, yihangane ariko biraza kumera neza. Noneho yambwiye gutyo numva ni mu kanya biraba birangiye. Nyine hari ukuntu njyewe wenda umuntu tubana niwe wabimenya, naravugaga nk'aka kanya uwahita numva nk'ijambo rya perezida. Nyine hari ukuntu perezida wacu yavuze n'uwumvaga afite ikibazo kitakirangira, ni umuhanga cyane. rero n'uwo mupapa yambwiye gutyo numva ni ukuri nta kintu ari bube, numvishije ibintu byose bigiye mu buryo. Ndamuhamagara ndambwira rero koko imodoka yagera aho ngaho ni ikibazo, kandi nawe uri kubivuga ko gusohoka ari byo bibi kuruta uko waguma mu nzu. naho kugira ngo usohoke wibwira yuko ugiye kuza cyangwa ukava mu mujyi, ko urumva we ntabwo yari afite ikibazo, amasasu ntiyamugeraga, ariko kumva urusaku rwayo byamuteraga ikibazo kuko intambara yabaye ari mutoya, ntabwo nyine abizi. ubu nibwo noneho asobanukiwe, yari ari kumva ukuntu bimeze. arangije ndamuhamagara ndamubwira, arambwira ngo nkubwire ngo wihangane nubwo bitoroshye kumva amasasu kuko ntabwo aba ari ibintu by'imikino n'iki, ariko biraza kugenda neza. umukuru wanjye ati nta kibazo, nawe yumva ameze neza. kubw'amahirwe hari n'abantu bahise baza kumureba, noneho baba bari mu nzu ari nka 4 gutyo, barateka bararya, iryo joro baranaryama, nta sasu ryigize rivuga nta n'iki. numva muri njye ndatuje ndavuga ni ubu ngubu bimeze neza, ni amahoro masa. saa 12 mu gitondo habyutse havuga yandi ndamuhamagara, ndugu bimeze gute? Ati mbonye imodoka. saa 12 yamaze kubona imodoka. Yego, shimire na mabukwe wanjye kuko niwe watumye abona imodoka. Yamufashije abona imodoka, mukuru wanjye araza. We nyine urumva nta kundi kuntu yashakaga ahantu ajya, si ukubera ko byari ibindi yashakaga ahantu ajya gusa areke kumva amasasu. umwana yari yavuye ku ishuri, nawe yari afite ubwoba, kandi we ari ku ishuri nta kibazo yari afite kuko atari hafi y'aho mama we yari ari, ntabwo yayumvaga cyane. umwana akimara kumufata n'ibyo byose, kuko n'ibyo bya nijoro byabaye n'umwana hari mabukwe abashakira imodoka baraza. akigera inaha naramubwiye si ugiye kuryama ukaruhuka, nyine umva ukuntu Kigali imeze n'ibiki, ngo reka twagiye. yesi arokotse arokotse urusaku rw'amasasu, ahise agenda ati twagiye. rero ikintu cya mbere cyabayeho, twavuye mu rugo tuhita tujya mu mujyi, tujya kwa Coach Gael. nuho twahise tujya kwimenamo agakawa ari nijoro, turicara bukeye tujya muri fesho. noneho aposite inzara akajya avuga ati ariko shari ni wowe rwose, we wari uri Gisenyi. noneho reka nkubwize ukuri mwana, Imana irinde buri muntu, umuntu wese uri mu kaga Imana ikamukuremo. noneho akamasasu uko sinarindiyo, ariko ibyo numvishije mukuru wanjye namutekereza nkumva n'umwana nkavuga noneho ibi bintu biraza kuba bibi cyane, bigere kure, bigere gute. nyine ubwoba buranyica. ni ubwa mbere njye navutse intambara yararangiye, navutse 97, ntabwo njya ngira ikibazo cyo kuvuga imyaka yanjye. numvishije ubwoba nyine birandenga. noneho nibaza hari ibihugu wumva buri gihe biba birimo intambara. naravuze Mana, ni ukuri ko Imana ibi binyagwa nibirangira abantu babeho mu mahoro. ibyo birabaye, sista wanjye araza ejo yaratashye. naramuhamagaye ndamubwira ni amahoro, inzu nta ribi, ibintu byose bimeze neza. ngo yingo nta kibazo. isasu rivuga mwana. wiyumvaga gute wumva urusaku rw'amasasu mu matwi yawe, none ahantu hari umuvandimwe wawe?
niyumvaga nabi ariko ntabwo yigeze amenya ko niyumva nabi. Njya ngira akantu kameze nk'ako kwihagararaho kenshi pe ndakagira. Buriya mfite n'inshuti yanjye yigeze kurwara bikomeye cyane, yari yakoze agisida bamuterura akaguru, urumva amagufa yari yaracomotse yo mu itako, agataka akababara cyane, ariko njyewe sinize mweka ko nanjye nagize ubwoba. Numvaga nimwereka ubwo bwoba nawe biri burangire. Rero mukuru wanjye we naribazaga noneho nimwumvisha kuri sasa ari dance ari bugagare ahagaze, umwana ataranamugeraho, noneho nicyo cyose dufite ku ishuri bari batararekura abana, arimo aravuga ati iyaba nari mfite umwana wanjye hano nari kwitanza i Kigali. Noneho harimo ikibazo cy'uko umwana ataramubona. Noneho byageze aho ngaho nimugoroba umwana bamaze kumumuha, ndamubwira ni ibi bintu nibikomeza gutya, imodoka zikakomeza guhenda gutya, zikakomeza no kubura gutya, ngiye mu gitondo ndaza kubafata. Twumvikana gutyo, mbasezeraho, ndababwira Imana ibarinde. Turi kuvugana yarambwiye ngo uzi ko ngiye gupfa turi kuvugana, kubera byageze aho noneho nyine arayumva cyane, umva agize n'ubwoba, yumvishije ko iri buvuga rya kabiri riramusanga mu nda, ngo numbwire ko ngiye gupfa turi kuvugana. Ndabwira ntabwo bibaho, ntabwo wapfa. Nahise mubwira ukuntu unyumvishije ibintu nari ndi kumubwira, siyasa ari kumutera, ushaka kwibaza ngo ureshe iyihe mbunda. Namubwiye ego mana yanjye imbunda ni ntoya ntabwo zageze aho ngaho, nini se ndazizi. Akajya ngo nibyo se, ndabwira nibyo njye nabibajije, ndabwira ni utubunda dutoya, ni uko ahubwo isasu rirasakuza, ni duto kandi ubwo biri kure, ntugire ngo biri n'igoma, biri inyuma y'igoma. haciyeho iminota niba ari nka 15 nari ndi kumva ikiganiro ko biri igoma, ariko nibuka ukuntu baza kuvuga ko bitari n'igoma. Noneho hari ahantu byageze ubwoba buranyica, fone ye irazima. Izima tutavuganye mbere ngo ambwire ko nta muriro bafite nawe kandi ugiye gushira muri fone. Naramubuze, yego simuhamagaye ndamubura, ndahangayika, ndavuze none se igisasu cyakubitse inzu irasenyuka bimugeraho, ndapapa nyine. Ndangije nshaka umuntu umwe ndamuhamagara, sindi bumuvuge ariko nawe yarakoze, nasanze yarabizi, arambwira ati fone yazimye niyo mpamvu. Noneho mpita nibuka ko umwana afite telefone, umwana mukuru wanjye, noneho ndavuga ko ndi ko yatashye, reka mve kuyihamagara numva iciyemo. Arambwira ati nanjye igiye kuzima ariko mumeze neza nta kibazo bimeze. Arambwira ati nta kibazo, haciyeho iminota 10 nta sasu twumva, ubu tugiye kuryama. Bagana Imana ibarinde. Ni naho nababwiye ati nibikomeza gutya mu gitondo ndaza kubafata. Saa 12 yari yabonye imodoka baje. Ndashimira Imana, ndanashimira u Rwanda muri rusange. Nukuri hari igihe umuntu yicara nyine akidegembya, akagenda mu muhanda uko ashaka, ugatwara imodoka ukumva uranezerewe, ukarya ukanywa ibiki, ariko hari abantu bananirwa kuryama kugira baturinde. Hari umuntu uhangayikishijwe no kumva abanyarwanda bameze neza. Hari umuntu wibaza ngo ibi bintu ndakora iki kugira ngo bitangiza aba bantu. Nihanganisha n'imiryango yabuze abantu babo muri Gisenyi, byagiye bifata, kuko mukuru wanjye Rome ahantu Latifa yabaga bwa mbere, yambwiye ko umumama babanaga muri annex aho ngaho, mbere yabaga ahandi, noneho hagati harya hagati y'imipaka yombi mo hagati bahita gute, bahita sizi ko bahita mu Gifaransa, ndabyibagiye bahita ngo cyangwa gapo ubutaka butagira nyirabwo, bahita ubutaka butagira nyirabwo. Niba ari muri netre muri ngo ntago yumva, oya nushaka kureka kumva uri kunyumva. Netre zone ibintu nk'ibyo ngibyo niho yabaga mbere, rero niho yabaga na internet ufite, abantu bose barahaba, niho yabaga bwa mbere akiva. Ubundi yabaga muri Kongo, ava muri Kongo ahita aza hariya. Umumama wari utuye muri annex ngo cyamusanze mu gikari, yitabye Imana. Imana iborohereza, Imana imwakire mu bayishimira, ikomeze n'umuryango wasigaye, yasize n'akabebe.
aho hantu muri icyo gipangu mukuru wanjye yarahabaga urumva noneho mbere hari ukuntu twajyaga twumva abantu bavuga ngo muri Congo hari ibibazo n'ibiki ibaze ko icyo gihe nahoraga mubwira ma wambabarira ugataha ukaza akambwira ati rega njye ahantu ndimeze neza umunsi nemeye ko ibintu bikaze rero ni umunsi noneho yavugaga ngo noneho shama ndumva afite ubwoba ndashaka kuza i Kigali ibintu nk'ibyo ngibyo uribaza umuntu nimba yari ari muri Congo ibyo bintu bikaba ariko akahaguma akagira gute nta kibazo noneho kuza kumva ko yemeye mu mutima akavuga ati ndashaka kujya i Kigali n'ibiki muri make ndashaka gutaha kuko twebwe iwacu ni Kigali Gisenyi yagiye kuhaba kubw'impamvu z'akazi icyo kintu naracyumvishije noneho cy'aho hantu yari atuye ndavuga nyirimo icyo ngicyo kivuyeho ukuntu yari ari muri Congo nta kibazo afite ntazi ibyo nabyo bikaba ibindi noneho ejo bundi araza ariko harya nari nasoje gushima ko twavanze dosiye yego wari uri gushima ariko ni ukuri ndashimira buri muntu wese ukora ibijyanye n'umutekano waba umupolisi waba umusirikare uwo waba uri uwo ari we wese upfa kuba wigomwa ikintu runaka kugira ngo abandi bantu bamere neza kugira abanyarwanda biyumve bafite amahoro bameze neza Imana ikomeze guha ubuzima kandi Imana iduha abantu benshi cyane bumva ko icyo kintu kireba buri muntu uwo ari we wese ubundi Imana iturinde ibibi byose bibaho iduhe gukomeza gutera imbere twese muri rusange iduhe n'imitima myiza iduhe kunyurwa iduhe no kubona ko hari abantu bavunika kugira ngo twebwe twishime no kugira ngo tubeho neza no kugira tubone amahoro ufite vewiti ariko ntushaka kuyisohora mu rugo kubera ikibazo cy'umutekano nibayibona barayiba cyangwa barakugirira nabi ariko twebwe yaba igitogotogo nubwo ntacyo nzi byaba iki urajya ntacyo nzi biri seriye erega ako iwacu sinakweretse hari ahantu wahagendeshereza igitogotogo ntibakumene none se ngiye ko nyizi iwacu ari Kimisagara hari udukwe twinshi Kimisagara ushaka gukina filime yo mu cyaro hari uduce wajyamo ukatubona kuri 40 biragoye ariko wamanuka wepfo mu nza mu Cyumbati ntabwo ari kuri 40 iwacu ni kuri 40 oya ahubwo ni kuri 50 so nari ndi gutanga ubuhamya numvise ntabwo nari ndi Gisenyi gusa nibyo mukuru wanjye yambwiye ibindi agenda abimenya ari hano i Kigali by'uwo mubyeyi witabye Imana yabimenya ari i Kigali abona post z'abantu n'andi makuru menshi nyine nabonye nanjye ku mbuga nk'abandi bose ariko ubu ngubu turashima Imana nyuma y'ibyo byose ubuzima bwanjye bumeze neza najya mbamenyeshe ko ubu ngubu usigaye nambara ibaze y'ikabutura kubera umunaniko ukabije yego nambaye ikabutura nzi ko inkwira nagiye kugera hano yabaye ibubu uracyajya muri siporo se yego na mu gitondo nazigiyemo zingana nk'izo usanzwe ukora n'ubundi nagabanyije iminsi ariko ubundi nkora isaha imwe akora iminsi 4 mu cyumweru yego ni ibyo ketchup amazemo iminsi ngo pe murumva ko ibintu bitari bimeze neza habe na gatoya ariko ubu ngubu ameze neza cyane bivuze ko tugiye kongera kumubona bisanzwe kuri Ketchup TV show hari ibintu watwemereye Ketchup baratubwira uti ngewe rero hari utuntu nzabazana batonyangiriza mu mazi bakisiga bakoga utundi tukajya muri wagwani ibintu bikagenda neza cyane umubyeyi akaba oderi yari ya Oseya atari oderi y'induba ariko mana we reka nkubwire rero rume ndatwibuka twose ahubwo ikintu kihari naje gusanga utuntu two gushyira mu majyepfo atari byiza kuruta kunywa buriya kunywa ni byiza ubu uri kuvura byiteka ariko hari umubyeyi umwe wansobanuriye ko gushyira ikintu hariya ushobora kuba warwara ama infection ikindi nta nubwo ukemuye ikibazo bihoraho ubu bikoze by'ako kanya kunywa banywa iki kunywa banywa ibyo muri Sunroot batanga nicyo kandi ni nawe wabinsobanuriye niwe wansobanuriye yuko kubikora birakora hari umubiri bishobora guhura nabyo bikawutera n'ama infection n'ibiki byose
ubundi yambwiye ko biriya ngo ari iby'indangamirwa, ariko niba uzi ko uri umudamu, uri umuntu ushaka gukora ibintu bihoraho, yambwiye ko umudamu iteka agomba kuba ameze neza. Ntabwo uyu munsi agomba kuba ameze neza ngo ejo abe ameze nabi, kubera bya bintu uyu munsi atabikoresheje ejo akabikoresha. nk'ibiyobyabwenge ubwo ngubwo. Ubwo ni ibiyobyaki ibiyobyabagwani. rero yambwiye ko kunywa ari byo byiza kuruta kuba wajya gukora gutyo, kuko ushobora aho usanga hari uwabikoresheje yari afite ubundi burwayi bw'amayinfekisiyo no bukaza kurushaho. Niyo mpamvu ntigize ibyo gushyira hariya na kwariya nabiretse. Ariko yego Rwanda, yego mana, suhuza ubuki ntibibaho, ubuki reka ari ubuki burimo ibintu bibi, ariko ubuki ariko ubuki bwo rwose ni sawa. Ujye ufata umwanya umaze gukora isuku ushyireho akuki, umere nk'uwakoze akamasike, ubundi hamere neza. Ukuriya kabisa. Ushatse washaka n'akaroso, urabona hari uturoso tw'amenyo ariko tworoshye, ukaba wakoza mu buki uzi ko utari bushyire mu kanwa, ugakozamo ugasiga, ukareka umwanya ukaza kubukuraho. Uzumve ikindi, nk'ubuki kubusiga ku munwa ushize narabivuze, umunwa uba mwiza. Uzumve uzafata ubuki bushyire ku munwa. Gaposho nta munwa mwihorera, ntawe uhari. Yarawumaze, yawucengejemo amavido urumva. Ufata ubuki ugasigaho, nyuma y'iminota ingakuno uba wumva umunwa umeze, wibaze iriya gahunda. Ariko usigamo witegura kujya mu rukundo. Burya hari ibintu ugomba gukora nawe ubyikorera, sibyo? Bidasaba ko uri bujye mu rukundo. Ugomba kubiteka nimba uri umudamu umeze neza. No mu gitondo bwacya ukoga bisanzwe. Reba, hari umuntu ukora mu ntoki ukumva roroshye, ikiganza cyorereye cyane, hakaba n'undi usuzanya nawe ukagira ngo imyasi irahuye. Ninde utakwishimira ko haba horoshye se, cyangwa ninde utakishimira kugira uruhu rutoshye? Ntawubaho. Kereka umugabo. Uri umugabo n'ukomeye ufite ibizigira. Iyo wihorera, hariho abagabo bagura amavuta bagahendwa bakamera gute. Uwo bavuga kayegajwe. Avuga neza agacezi. Ariko gusa ikintu nzakora, nzabereka utwo umuntu ashaka gushyira mu mazi, akaba mu gihe umaze koga ukaba wadushyira mu mazi ukiyunyuguza, ku buryo akuka keza kako kaboro kakugumaho, none ukagira akamenyero kakaguhumurira neza, dushe igahumura neza. Nimugoroba nimba woga, kuko ntitukabeshyanye, ntabwo abantu twese twoga nimugoroba, hari abantu twoga rimwe ku munsi tukanashima Imana ko twabikoze, urukumva. Ku buryo niba woga nimugoroba ushaka koga udakoresheje indi sabune, wajya kuryama umuntu muri kumwe akumva arifuza kuba yaguhubira, kuba nyine yakumva uri impande ye, sibyo? Reka rero mbahe nimero muzagende babihera imiti yo kunywa ibafasha kuri izo gahunda, haba amavuta meza yo kwisiga atuma uruhu rworoha, kugabanya ibiro, karabagirana, baguha icyayi cyiza kigabanya ibinure byo mu nda gusa, ukaba uteye nk'urutozi. Urutozi ruteye neza, urutozi rufite igitwe nk'icyanjuga. Njuga zakumenya akazabyumva. Nicyo kiza nareba ibiganiro byawe. Rukagira mu nda hato cyane, none rukaba runanyashutse hasi. Yego. Kandi n'imiti ya systeme de rukwaje kwa tekinike aba ku bagore no ku bagabo muri Sanirut bimeze neza. Ikindi ntaga ku bagabo cyane cyane, bagabo bagenzi banje murabizi ibintu tujye dukora twebwe, tugafata akayisanze ku munsi umwe. Muri Sanirut ntabwo batakayisanze ku munsi umwe, bakuvura ibintu byatumye ukenera akayisanze ku munsi umwe cyane. Hari ukuntu baba baragiye ukiri mutoya ugafata umupira ukajya nko muri stade ugakina wenyine, udubura ugakina wenyine, nta wundi muntu murakinana. Ibyo ngibyo bikugiraho ingaruka kugeza upfuye. Wahura n'umuntu ngo mukinane ukaruha vuba, ugakubita agashoti kamwe gahita wiruhira, kubera ko cyagiye bakubitaga ukica gutyo. Muri Sanirut bakuvura ibyo bintu byo kuba waragiye ugena igisitade kinini uri wenyine, ku buryo n'ikipe imwe ushobora kuza ukayikubita mpaga. Mpaga n'ibitego 3 ku busa, iya kabiri kaza ukayikubita mpaga 6 ku busa, ngo tatubira sibyo, 3 iya gatatu mukanganya kimwe. Iyo ni muri Sanirut. Aho ni ku bagabo bagenzi banyu. Ku bagore bagenzi rero ba Ketchup,
wa muntu tuba turi mu kwezi kwa mbere bita urugaryi ubuki ukwezi kwa mbere tuba turi mu bihe rw'ingagi mburiya noneho ntabwo ari ingagi urugaryi ukwezi kwa mbere igihe ubona tugira ariko ntabwo nzi kubitandukanya ubundi amasizoni nzi ibihe nzi tugira itumba impeshyi n'umuhindo right yego n'icyongereza ubizanye gute urugaryi ni urwo mu kwa mbere ugasanga umuntu w'umugore mwiza rwose inyuma muremure munyashutse ufite uruhu rw'urushyu usa neza ugasanga mu kwezi kwa mbere mu rugaryi ameze nko mu kwa munani mu mpeshyi ibyo bintu muri Saniroti barabyiyamye burundu bajyana igihe mu cyacyo n'akandi karusho kabo no mu mpeshyi bashaka uburyo ubaho mwitunga unyibutse ngo ubwakane inyuma ya kamera katubahe nimero 0792033655 yego 0792033655 mugende mubagane babaha imiti. Ikindi ku bantu bari mu bihe abantu baboneza urubyaro ni ukuri kw'Imana mukeneye imiti kandi ndekera aho ngaho abantu turi muri menopause dukeneye kugana Saniroti menopause ni ugucura abantu turi muri onapu Romeo wafata onapu afite agapira hano nzabafatira video tuyinyuza mu kiganiro narimo gasebe afitemo agapira baramubwiye ngo bazagakuramo bamukase none yaranze ngo kazagumeho mugane Saniroti hari ama infection ayo ma infection ni bigiye bitandukanye bituma umwenda wuma utawanitse kandi ukawuvana mu mazi wari utose cyane kabisa waba ukiwugeza hejuru utarawushyira kunuza ku mugozi ugahita wuma. Noneho Rome uretse no kuvuga ngo ni ukuma hari n'igihe uba usanga hari umwuka mubi pe nawe nyiri ubwo burwayi atari ikintu wajya kuburana n'undi muntu ubizi neza ko akakuka ufite agahuyu ari bo bintu ari bugari shabu burimo agahuyu noneho hari ubusize kugura ibishyimbo nsanga birimo imungu we ndazizi noneho nabimenye twamaze kubiteka uzwi naganda kanyisha kandi nkunda igishyimbo najya nyirya nkunda igishyimbo n'ubugari najya kurya agahuyu kazamuza imungu mwari imungu n'agahuyu ntabwo mbibiforeje mugane Saniroti rero maze babafashe cyane the same as na ketchup nawe Diana njyana itangira ubuhamya ku ruhande rwanjye hari imiti yabo nkoresha inkorera ku bantu hari abantu bajya babimbaza baba bafite impungenge pe ndanabashimira ko munyizera mwumva ko nyuma y'uko njye turi buvugane bitari kuri kamera ndi bukubwiza ukuri ngo iyo abantu bari kwamamaza ngo hari igihe bashyiramo ego Rwanda mbega gahunda ari nziza iriya isa nka nuza nka Kendrick isa nka Kendrick neza photocopy urumva njyewe imiti yabo nkoresha irankorera nukenera imiti kuko wenda ntabwo uzi njyewe iyo nkoresha ngo niyihe cyangwa urwaye nari mfite ngo nubuhe cyangwa se ngo byari bimeze gute biragoye ko bavuga ngo wamaye nk'iyo ketchup akoresha ko ntabwo abantu baba bahuje ibibazo sibyo gusa njyewe ndi umugabo wo guhamya ko ibintu byabo bikora bitewe n'uko ibyo nkoresha binkorera yego nkaye nk'uko rero kanshimire ketchup iyi yasaga nk'ari intro mu minsi iri imbere nk'uko bisanzwe turaganira mu buryo burambuye cyane cyane ku ahubwo baduha ibitekerezo komenti zize ziduha no ku bitekerezo by'ibyo tugomba gukora tugashyiramo ibintu bishyashya abantu mutegereje filime yanjye navuze itarimo akantu k'ubuseriye na gato oya abantu bategereje filime iryoshye umva isekeje filime nziza izaba iri mu bwenge mu bundi buryo iri mu nzira mwe ntimuzarambirwe gusa ndabasaba gukomeza kumba hafi murebe ibiganiro byanjye ikindi turabiseguraho mu biganiro byatambutse hajemo ikosa ku bantu bamamagaye bakambaza ngo ikiganiro cy'umuhungu wanjye wa kabiri ngo kiri hehe ko wavuze ko mu kiganiro mbega cyakabaye icya gatatu cyahise kiba icya kabiri ku bana
turabiseguraho vuba aha ngaha nacyo muzakibona bizaza bicuritse ariko habayemo akabazo tekinike k'umutekinisiye utari uri seriye pe njye na Romeo twari twagiye muri vakansi dusigaho umutekinisiye utari uri seriye bwashyushye simukadi iracumba ibiganiro barabicuritse icyakabanje icyagasoje akigira icya mbere nka kiriya cyagiyeho bwa mbere yanditseho ngo filime nshyashya gaposho ni ikibazo byabaye yanditseho ngo filime nshyashya ya Ketchup mutwihanganire ni ukuri mutwihanganire ubundi ubwo ngubwo muduhe ibitekerezo turi tayari yo kubikoraho mu gihe filime itaraza ikindi Imana ibamera umugisha Imana ibaha amahoro mu ngo zanyu Imana ibaha amahoro buri hamwe muherereye alright Imana idahana umugisha Ketchup mugushimire cyane wakoze nshimira abantu barenga 100,000 bakomeje gukurikira umuryango mugari wa Ketchup TV show muri rusange yeho nitwa Romeo Janvier nk'ibisanzwe Imana ibaha umugisha amina murakoze alhamdulillah rabbil alamin